Niki cyatuma ntagushimira nyagasani ntacyo ko ari wowe nkesha byose nabuzwa n'iki guterura ndirimba mvuga nti shimwa nyagushimwa shimwa nyagushimwa kubw'urukundo ukunda ukamenyera byose ukabimpa ku buntu bwawe nta kiguzi nanjye ndaje ngushimira iyo neza niki cyatuma nagushimira nyagasani ntacyo ko ari wowe nkesha byose nabuzwa n'iki guterura ndirimba mvuga nti shimwa nyagushimwa ntangiye ndirimba indirimbo yo gushimira Imana kubw'amahirwe impaye yo kuba twaratangiye tuzirikana igitabo cy'Intangiriro tukaba tugeze ku munsi wa 50 tugeze kuri uyu mutwe wa 50. Imana izadufashe turangize n'igitabo cy'Umukamisiri tuzatangira ku munsi w'ejo. Uyu munsi rero turasoma kuko nemaze kubivuga umutwe wa 50 ihambwa rya Yakobo. Nuko Yozefu yubama ku ruhanga rwa se arusukaho amarira kandi ararusoma. Nyuma Yozefu ategeka abaganga be kosa umurambo wa se, maze abo baganga bosa umurambo wa Isiraheli. Ibyo bimara iminsi 40 yose, kuko bosaga iminsi ingana ityo. Abanyamisiri bamurira iminsi 70. Igihe cyo kurira kirangiye, Yozefu abwira abo mu ngoro ya Farawo ati niba mbafiteho ubucuti mugende mubwire Farawo muti data yandahije agira ati ngiye gupfa, mfite imva nicukuriye mu gihugu cya Kanahani, niho uzampamba. Undeke ngende njye guhamba data, nzagaruka. Farawo arasubiza ati genda uhambe so uko yabikurahije. Yozefu ajya guhamba se. Agenda aherekejwe n'abagaba ba Farawo bose n'abanyacyubahiro bo mu ngoro ye n'abanyacyubahiro bo mu gihugu cyose cya Misiri. Bazamukana n'umuryango wa Yozefu wose na bene se n'umuryango wa se. Mu karere ka Gosheni bahasiga gusa abana, imikumbi n'amashyo. Bajyana n'amagare n'abahetswe n'amafarasi, mbese bagiye ari ikivunge. Bageze i Goreni ha Atadi hakurya ya Yorodani, bahacurira umuborogo mwinshi kandi ukomeye. Nawe Yozefu yirabura se iminsi 7. Bene igihugu abakanahani babonye iyo mihango yo kwirabura yaberaga i Goreni ha Atadi, baravuga bati dore ukwirabura gukomeye kw'Abanyamisiri. Ngiye impamvu yatumye bita aho hantu Abeli Misirayimu, bisobanura ngo ukwirabura kwa Misiri. Ni hakurya ya Yorodani. Abahungu ba Yakobo bamugenzereza uko yari yababwiye, bamujyana mu gihugu cya Kanahani. Bamuhamba mu buvumo buri mu murima w'Imakipera Aburahamu yari yaraguze na Efuroni w'Umuheti, bube ubukombe bwo guhambamo ahareba imambure. Amaze guhamba se, Yozefu asubira mu Misiri hamwe na bene se n'abari bajyanye nawe gutabara. Iminsi ya nyuma y'ubuzima bwa Yozefu.
bene se wa Yozefu babonye se amaze gupfa barabwirana bati none Yozefu yatwanga akatwitura inabi twamugiriye. Niko gutuma kuri Yozefu bati mbere yo gupfa so yaradutegetse ngo muzabwire Yozefu muti nyabuneka babera bene so igicumuro cy'icyaha bakoze. Niko ko bakugiriye nabi bitavugwa, none nyabuneka babera igicumuro cy'abagaragu b'Imana ya so. Nuko Yozefu arizwa n'ayo magambo bamubwiye. Bene se nabo ubwabo bariyizira bikubita hasi imbere ye baramubwira bati dore turabacakara bawe. Yozefu arabasubiza ati nimushyitse umutima mu nda. Mbese murakeka ko ngiye kwishyira mu cyimbo cy'Imana? Inabi mwari mwangiriye Imana yayihinduyemo ibyiza kugira ngo imbaga nyamwinshi irokoke. Uko mubiruzi none, maze noneho nimushyitse umutima mu nda, nzabatunga mwebwe n'abana muri kumwe. Arabahumuriza kandi ababwirana umutima utaryarya. Nuko Yozefu n'umuryango wa se batura mu Misiri. Yozefu aramba imyaka 110, abona abuzukuruza bavuka kuri Efurayimu, ndetse abahungu ba Makiri mwene Manase bavukira ku bibero bye. Yozefu abwira bene se ati dore ngiye gupfa, ariko Imana izabatabara maze bakure muri iki gihugu, ibajyane mu gihugu yasezeranyije indahiro Aburahamu, Izaki na Yakobo. Nuko Yozefu arahiza bene Isirayeli ati umunsi Imana yabatabaye muzajya n'amagufwa yanjye. Yozefu apfa amaze imyaka 110, bose umurambo nuko bawushyira mu isanduku yo guhambamo mu Misiri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turashimiye Imana. Dushoje rero igitabo cy'Intangiriro. Hari umurongo umwe bagize icyo bavugaho muri Bibiliya ntagatifu hasi, umurongo wa 20 w'umutwe wa 50. Inabi mwari mwangiriye. Yozefu yongeye kubabarira abavandimwe be abigirana umutima ukeye. Kubabarira uwakugiriye nabi akicuza no kwiringira ko Imana igena byose ngo ikize imbaga. Izo nizo nyigisho ebyiri z'ingenzi ziri muri iyo nkuru ndende ya Yozefu. Tukaba dushoje kino gitabo gisojwe n'urupfu rwa Yakobo ndetse n'urwa Yozefu. Nkuko nayo babwiye nta gahora gahanze, iminsi yacu irabaze. Uko tugenda dusaza, uko bucya niko tugenda tugabanya iminsi yo kubaho tugana kuri wa munsi wa nyuma. Kandi ntabwo bagenda bashaje cyane. Muri kwa mupadiri twiganaga twa Sebahire Emmanuel watuvuyemo kuri wa gatatu, yakinguye ku wa gatanu. Nuko Yozefu yubama ku ruhanga rwa se arusukaho amarira. Yozefu yagize igihe cyo kurira se. Yozefu ntacyo atakoze. Mu kwirabura se bakoze ikiro gikomeye, bamwirabura iminsi 40, abanyamisi 70. Mwumvise uko byatangaje. Icyo bitwigisha nuko igigomba gukorwa cyose ngo umuntu aherekezwe neza kigomba gukorwa. N'isi dutuyemo n'isi ya none irabyubahiriza. Ntakagire rero ucibwa intege n'ibyakorwa byose ngo duherekeze umuntu neza mu cyubahiro agomba muri ibyo birori bye bya nyuma. Yozefu yarabikoze, tumwigireho. Yozefu nawe mu minsi ya nyuma ashoje ubuzima bwe agira neza. Bene se bamwikubita imbere, yashaka kongera akabacyurira akavuga ati nendera rose munyikubita imbere none mubikoze bwa kenshi. Ariko Yozefu yabajwe nuko nabo barize. Yararize bamubwiye ayo magambo. Yozefu yari afite umutima w'umuntu. Nubona umuntu urira burya jya ubona ko ari umuntu. Nubona umuntu w'igitsina utarira yumutinya. Yozefu yari afite umutima usanzwe w'umuntu, ararira. Imyaka yapfuye, imyaka igenda muri Bibiliya igana niyo twakumva ko ishoboka. Kera ngo umuntu amaze imyaka 100 ngahe, 150, ariko Yozefu 110. Biri kugenda bijya ku murongo. Ntabwo tuzongera kuba tuvuga umuntu amaze imyaka 200.
biro birashoboka, ni inkuru Yozefu, ni inkuru ishoboka, mu bitabo byo Misiri baranditse. Niyo mpamvu bavuga ko we atarengeje imyaka 110 nta no gukabya kurimo. Mbararikiye ko ejo tuzatangira kuzirikana igitabo cy'imuka Misiri. Mbashimira uburyo mwakurikiye ibyanditswe muri iyi ntangiriro, kandi nzi ko nanjye nungutse byinshi, n'abagerageje gukurikira nzi ko mwungutse byinshi. Dukomeze turyoherwe n'ibyanditswe bitagatifu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ntacyo nteze kuzakena na rimwe ngo ufite nawe, ni wowe unyobora iteka mu nzira nziza, ukamenyera